hano muri Washington nuko nguko byifashe muri kano kanya amasezerano amaze gusinywa nikiswe ngo ni Washington Accord ngo uri kubona mu mashusho amasezerano yasinywe barahererekanya ibi ni biri kubera Washington muri kano kanya tugiye kurebera hamwe muri kano kanya ijambo ubwo ibi byose byabaga ni ijambo rivuzwe na President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump wagiye anyuzamo amagambo amwe namwe yo gutebya avuga ati President w'u Rwanda na President wa Kongo ni inshuti cyane ni mubarebe hari aho bicaye rwose barakundana n'abantu b'inshuti mwagiye mubibona ibyo tugiye gusa nk'ababireba kumva ijambo rya ijambo Trump avuze ubwo no masezerano yasinywaga ndetse ibyo nibivaho turaza kwitana no twumva ijambo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nawe yavuze ndetse twumve n'ijambo Tshisekedi yavuze ariko reka duhere ku ijambo rya Trump kuko muri aya masezerano n'ubundi Trump niwe wabanje gufata ijambo. So this is a special occasion for a lot of reasons, but number one is it's our first occasion in this building using it for peace, and it's all about peace, and it's a great honor, and Marco, you've done a fantastic job. It's a spectacular building, and we all appreciate it. Umwihariko President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngira ngo uramwumva agifata ijambo bw'abayobozi binjiraga basanze abandi bayobozi bari bamaze umwanya munini babategereje muri sare yagombaga kuberamo bino biganiro cyangwa se ahagombaga gusinyirwa amasezerano abayobozi binjiye abandi bari bicaye habanje kwinjira President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko ubibona yakurikiye na President w'u Rwanda ndetse na President Tshisekedi baraza bicara imbere gusa Trump agifata ijambo mbere na mbere yabanje gutakagiza inyubako ano masezerano yasinyiwemo aravuga ati inyubako turimo ni igitangaza nagisanzwe ni inyubako bise ngo ni Trump Institute of Peace ni inyubako nshyashya nyine ni inyubako nshyashya ndetse anavuga ati iki kintu kigiye kuba hano uyu munsi ni ikintu kidasanzwe nkuko ni inyubako turimo muri kano kanya idasanzwe ikaba ari n'ubwa mbere bino bigiye kuyiberamo mbega ni inyubako nibwo bwa mbere mbega yari imeze nkaho itashwe cyangwa se ari igikorwa cya mbere kibereyemo with millions and millions of people killed, and these two gentlemen spent a lot of time backstage talking to each other and over at the Oval Office. We were at the Oval Office together. It was beautiful, and I think it's just a very important day, and we have other leaders from other countries. And ndetse Trump adaciye ku ruhande cyangwa se adatinze mu magambo yahise anavuga ati ni ikintu cyiza kuko uyu munsi wa none turi hano kugira ngo dusinye amasezerano agiye guhagarika ibibazo byari bimaze cyangwa se intambara yari imaze imyaka n'imyaniko iri kuba mu gihugu cya Kongo ati ndetse by'umwihariko tugiye kubiganira hano gusa ati kuko no mu gikari twari twabiganiriyeho ndetse twagiranye ibiganiro byiza n'aba bayobozi babiri mubona hano imbere yavugaga umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'umukuru w'igihugu cya Kongo avuga ati twagiranye ibiganiro byiza cyane muri Oval Office ni office ya President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ati ndetse hano turi hari n'abandi bayobozi benshi. Two countries, and they have so much to be proud of, and I want to thank the leaders. I want to thank you very much. It means maybe more because we are here together for the first time ever in this building. Brand new, beautiful building. I don't ready for being here. President Trump yakomeje avuga ati uyu munsi wa none tugiye gushyira ku musozo cyangwa se tugiye kurangiza amwe mu makimbirane yaramaze imyaka myinshi aba muri iyi si yacu ndetse akomeza avuga ati aya makimbirane cyangwa se izintambara zatumye ubuzima bw'abarenga miliyoni 10 buhasigara cyangwa se abarenga miliyoni 10 barapfa uyu munsi duhagaritse urwo rugomo duhagaritse iryo meneka ry'amaraso ndetse tukaba tugiye gutangira igihe gishya cy'amahoro n'umutuzo n'ubufatanye ati Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda. Far more than 10 million people killed. Today we commit to stopping decades of violence and bloodshed and to begin a new era of harmony and cooperation between the Democratic Republic of the Congo and Rwanda. And Tshisekedi of the Democratic Republic of the Congo and President Kagame of Rwanda. Turi muri urwo rwego mboneyeho gushimira by'umwihariko abagabo cyangwa se abayobozi bafite umuravu udasanzwe aho ngaho yatangiye ashimira President Tshisekedi nubwo mu byumvisha gusoma izina rye byari byamunaniye ariko bibaho n'ubundi nkuko nawe ushobora gusoma izina rya bari abanyamahanga rikakunanira. Trump nawe yumvisha ko gusoma cyangwa se kuvuga ijambo Tshisekedi byamunaniye murabyumvisha ndetse akomeza ariko mwumvisho yavugaga anashimira by'umwihariko President w'u Rwanda akomeje avuga ati ni byinshi nagiye numva ati ndetse uyu munsi ni ingenzi cyane ko byibuze ubu ngubu hari n'abandi bayobozi benshi tukaba twaganiriye ku byerekeranye n'aya masezerano mashya agiye gusinywa n'uburyo tuzayasigasiramo. Yakomeje avuga ati aya masezerano arimo tudetaye twinshi cyane ndetse by'umwihariko aya masezerano
n'amasezerano ahambaye cyangwa se ingenzi cyane. Se Trump yahise afata umwanya mbere yo gukomeza ijambo abanza gushimira abashyitsi bari bahari, anashimira ibihugu byagize uruhare kugira ngo ano masezerano asinywe. Ngaho yahereye kuri perezida wa Angola amushimira, akajya amusaba ngo nahaguruke, ndetse yaboneyeho no gushimira perezida w'u Burundi. Uyu ni Trump yakomeyeho gushimira perezida w'u Burundi avuga ati perezida w'u Burundi nawe yabigize murare kugira ngo ano masezerano asinywe, nawe nahaguruka basuhuze. The President of Burundi, thank you very much. Great to see you again. Yakurikije ashimira perezida wa Kenya n'ubundi. Seke perezida wa Kenya yongeye no gusa nkaho agaruka kubyerekeranye n'abirukansi bava muri kino gihugu cya Kenya, avuga ati muri Kenya mufite rwose abantu birukanka muri no mikino ya Jeux Olympiques baba biruka cyane, situzi ibintu mubaha. Ati ndetse iyo mikino ya Olympique igiye kwakirirwa muri Amerika, twizere kuzaza nk'umushyitsi. Ashimiye abayobozi ba Togo, bose yari gushimira abayobozi bagize uruhare muri aya masezerano, ndetse ashimira na vice perezida w'igihugu cya Uganda nawe wari uhari. Boneraho gushimira minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Qatar nawe wari uhari. Ngo uruhare rwa Qatar mwese muraruzi n'ubundi muri aya masezerano. Ashimiye ubuyobozi bwa Afurika yunze ubumwe, bose bashimira akazi bakoze muri byerekeranye no kugira ngo ano masezerano y'amahoro agerweho. Yaboneyeho gushimira sekreteri wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Marco Rubio, shimira umujyanama we mu byerekeranye na Afurika ari we Mossad Barros, mwaramubonye inshuro nyinshi twamugarutseho. Amaze gushimira abo yashimiraga bose ni benshi cyane, ntabwo tubagarukaho, agenda arabasaba ngo bahaguruke. Yaje gukomeza avuga ati nyuma y'imyaka irenga 30 muri buno burasirazuba bwa Kongo, abantu amamiliyoni n'amamiliyoni bishwe mu buryo bubi cyane, ndetse abo bagiye burundu. Ati ndetse ubuzima bw'abandi benshi bakuwe mu byabo bahinduka impunzi, bava mu ngo zabo, imiryango yabo irarimbuka. Ibintu bibi cyane byabaye mu burasirazuba bwa Kongo. Ati n'ubuyobozi bwinshi hirya no hino bwagiye bugerageza kugira ngo mu burasirazuba bwa Kongo hagaruka amahoro, ariko ntibigire icyo bitanga. Harimo n'abandi bambanjirije bagerageje kunga ibyo bihugu byombi cyangwa se kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo, bagerageje bikanga. Atari ku buyobozi bwanjye bwaragerageje cyane kurushaho kugira ngo duhagarike no makimbirane. Gusa uyu munsi twebwe ubuyobozi bwanjye tubashije kugera ku by'abandi bambanjirije bananiwe. Ngira ngo Trump mwarabyumvisha, ibyo byo ni ibintu bisanzwe, buri hantu hose afashe ijambo, igikorwa yakoze cyangwa se ikintu cyose yagezemo uruhare agomba kugaruka ku budahangarwa bwe n'uburyo arenze abandi bose bagiye babigerageza. Mbega ni bya bindi abenshi bavuga ngo ni ukwitaka cyangwa se no kwikina. Avuga ati twebwe tubashije kubigeraho ibyananiye abandi. Ndetse iyi ntambara duhagaritse muri kano kanya ni intambara ya 8 duhagaritse muri uyu mwaka umwe. Icyo ni ikintu cyiza cyo gukora pe, kugira ngo wumve ko ari ikintu gihambaye, nuko intambara yari maze imyaka irenga 30 iri kujya mbere. Yashimiye avuga ati mu kwezi kwa gatandatu u Rwanda ndetse n'abahagarariye Kongo bari hano, twabashije kuba twasinya amasezerano n'ubundi yaganishaga ku nzira yo kugira ngo azasinywe amahoro noneho asesuye. Nahuye n'abantu badasanzwe bari bahagarariye ibyo bihugu byombi, ubwo n'u Rwanda na Kongo. Icyo gihe nibwo twatangiye process nziza cyane, ndetse akaba ari byo bitugejeje uyu munsi tukaba dusinya ikiswe ngo ni Washington Accords. Muri aya masezerano agiye gusinywa n'aba bakuru b'ibihugu hakubiyemo ibyari byemejwe mu kwezi kwa gatandatu, ni cyagiye ubwo minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yari ari kumwe na Kayikwamba Wagner, ndetse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari kumwe na Perezida Donald Trump. Ati byemejwe mu kwezi kwa gatandatu nibyo abayobozi bakuru baje noneho gusinyira. Ati cyambere kirimo, uyu ni Perezida Donald Trump, ati cyambere kirimo muri ayo masezerano ni ukwita bahagarika urugamba burundu, hagira uruhande rwongera kurasana n'urundi. Ndetse hagakurikiraho kwambura intwaro imitwe yose yitwaje intwaro. Bavuga imitwe yose yitwaje intwaro iri mu burasirazuba bwa Kongo, nyine uhita uyumva imitwe yose yitwaje intwaro itari abasirikare ba Kongo cyangwa se polisi ya Kongo, ngo yose igomba kuhita yamburwa intwaro. Ubwo ngubwo leta umvamo M23, izo za FDLR, ikitwa ko ari umutwe wose witwaje intwaro ariko n'indi myinshi ariko itari abasirikare ba Kongo, ngabo bose bagomba kuhita bamburwa intwaro. Ibi nibyo Trump ari kuvuga ngo biri muri ayo masezerano. Ndetse hagakurikiraho gufasha impunzi kugira ngo zibashe gusubira mu ngo zabo. Ndetse ikizakurikira muri aya masezerano, ndagira ngo mve ikindi basinye muri aya masezerano. Trump yatangaje ngo ikindi kiri muri aya masezerano kigomba kwita cyubahirizwa, hagomba kubahirizwa, hagakurikiranwa, hagatangwa ubutabera ku bantu bakoze ibikorwa byose bitemewe n'amategeko muri ibi bihe by'intambara yari maze imyaka irenga 30. Nimba hari uwakoze ibyaha muri burasirazuba bwa Kongo, yaba myaka 30 ishize, yaba ejo bundi, atabo bose bagomba gukurikiranwa, ubutabera bugatangwa. Bakazabaho n'igihe cyo gukurikirana iperereza, abagenzuzi, kugira ngo abakoze ibikorwa bitemewe n'amategeko hariya babikurikiranirwe, bahanwe. Ndetse ano masezerano dusinye muri kano kanya, ibikubiye muri ayo masezerano wenda byose ndaza kuza kongera kugenda mbibanyuriramo. Hano turi kuvuga ijambo Trump yavuze kugira ngo tutagira ibindi tuba twongeyemo. Yakomeje avuga ati aya masezerano dusinye muri kano kanya afunguye nanone
ikindi gihe cyiza cyo kugira ngo tuzamure ubukungu kuko muri buriya butaka bwa Kongo rwose harimo amabuye y'agaciro n'ibintu by'agaciro bidasanzwe munsi y'ubutaka gusa ibyo bintu bifite agaciro kadasanzwe biri mu butaka bwa Kongo byari byarajeho ikizinga cy'amaraso ndetse amaraso menshi cyane pe ariko muri kano karere tugiye gushyigikira amahoro arambye ndetse Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Rwanda bemeranije rwose guhuza ubukungu bwabo gufatanya aho kugira ngo bahangane cyangwa se bakomeze barwane. I think they liked each other a lot. I spent time with them. I think they liked some people may be surprised. I really do. I think they a lot of time killing each other, and now they're going to spend a lot of time hugging, holding hands, and taking advantage of the United States of America economically like every other country does. So they're going to do very well, but they do have some very valuable things. They're going to have a lot of money. Ndetse bano bagabo babiri mubona hano imbere yanjye ni abanyabwenge cyane kandi ibyo bazabikora. Aho ngaho yavugaga perezida w'u Rwanda n'ubundi akanavuga Tshisekedi. Ati ndetse ngiye rwose mbona banakundana rwose umwe akunda undi. Ati ngiye namaranye igihe nabo rwose abantu benshi bishobora kubatungura. Ati ndetse bamaze igihe kinini bicana ariko bagiye kongera bamara ikindi gihe kinini bayambirana bafatana mu biganza. Ati ndetse baboneraho no gufatisha cyangwa se gukoresha no mahirwe y'ibyerekeranye n'ubukungu bari guhabwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nkuko n'ibindi bihugu byinshi biyakoresha neza. Ati bazabikora neza. Ati ndetse kuko bano bantu bafite ibintu by'agaciro cyane kandi bigomba kubaha amafaranga menshi. Yavugaga perezida w'u Rwanda na perezida wa Kongo. Rero ngenda cyeka ko rwose bazabana neza, bazakorana neza. Ko mbyizera. Ngaho nibwo yahise ahindukira areba aho bari bicaye ni perezida w'u Rwanda na Kongo atangira kuvuga ati mubarebe rwose umwe akunda undi nta kibazo kirimo. So, thank you very much. Look at them. Look at the way they love each other. Thank you. Komeje uvuga ati bano bayobozi uko ari babiri ngiye mbafitiye icyizere rwose ko bazakomeza kubahiriza ibiri muri aya masezerano basinye mu rwego rwo kugira ngo bakomeze bareme cyangwa se bareme ejo heza h'ibihugu byabo cyangwa se abaturage baho bazagira ejo heza hazaza. Ndetse bano bagabo babiri uko mubabona hano ni intwari z'ibihugu byabo bombi. Ibitangazamakuru byabivuzeho n'abantu benshi babivugaho atari ku uyu munsi wa none ni intwari z'abantu babo ndetse turagira ngo bigume gutyo. Niyo mpamvu tugiye kuba twasinya amasezerano nanone ibyerekeranye n'ubukungu hagati y'u Rwanda ndetse na Kongo ari buze gufungura andi mahirwe menshi mashyashya. Se ayo masezerano araza kugirira akamaro Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko ayo masezerano araza gutuma igihugu cyacu cya Amerika nacyo kibasha kugera kuri bwa butunzi cyangwa se kuri ya mabuye y'agaciro ndetse na Amerika nayo igira ibyitanga mu byerekeranye n'ubukungu kugira ngo buri muntu wese yunguke. Amerika iragira ku mabuye y'agaciro biri muri aya masezerano ariko na Amerika igira ibyiha mu byerekeranye n'ubukungu, inyungu z'ubukungu buri umwe wese wasinye kuri aya masezerano. Ubwo n'u Rwanda na Kongo. Niyo mpamvu tugiye kohereza zimwe muri kampani zacu zikomeye zihambaye zikajya muri ibi bihugu ko ari bibiri, ubwo n'u Rwanda na Kongo. Tugende muri ibyo bihugu tuhakure amabuye utasanga ahandi kandi tubyishyure ntago ari ukubitwarira ubuntu. Buri umwe wese agiye kunguka. Aya ni amagambo ya Trump nkuko yabivugaga. Nanone aya masezerano y'ibyerekeranye n'amabuye y'agaciro agiye kugirira akamaro Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'andi masezerano yiyongera ku yandi amaze gusinya kuva ubuyobozi bwanjye bwajyaho, harimo amasezerano y'ibyerekeranye n'amabuye y'agaciro nasinyanye na Australia, nayo nasinyanye n'Ubuyapani, Malaysia, Korea y'Amajyepfo, Kazakhstan n'ibindi bihugu byinshi. Ndetse muri aya masezerano haraza kubakubiyemo ko tugomba gushyiraho uburyo ki bwo kurinda inyungu za Amerika tukarinda n'inyungu z'inshuti zacu n'abafatanyabikorwa bacu. Sese aboneraho kongera kugaragaza ko biriya bintu yari yarazanye mu minsi ishize bya tarifu byaje kwinjiriza amamiliyari n'amamiliyari yavugaga amatiriyari Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo nubwo abantu batabizi. Ati ndetse biraza kudufasha kwishyura amadeni Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zifite. Ndetse ibyakurikiye nk'uko mwumvishe ijambo rya Trump yakomeje kwa bya bindi nyine sanzwe byo kongera kugaruka ku budahangarwa bw'ubuyobozi bwe n'ibyo amaze guhindura. Avuga ati minsi ishize nahuye n'uzaba umwami wa Saudi Arabia kuva najya ku buyobozi mu mezi arenga 10 maze ku buyobozi tubashije gutuma hari ishoramari cyangwa se nabemeye gushora imari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku buryo iryo shoramari iyo turibaze rigera kuri tiriyari zigera kuri 18 mu gihe ubuyobozi bwambanjirije nta na tiriyari imwe bigeze babasha kuzana y'ishoramari byabagoraga cyane. Mbega Trump nyine buri gihe kuvuga kuko akenshi bakonze kumushidikanyaho no kugaragaza ko ubuyobozi bwe butarenze, nawe yari kuvuga speech ze hafi ya zose agomba kugaragaza ukuntu ubuyobozi bwe burenze ndetse akareba ibyo bakoze akahita bigeranya n'ubuyobozi bwamubanjirije. Ati ubuyobozi bwanjye buri gukora ibi, mwibuke ko bwabanje bwo butigeze bunagerageza gukora bino ngende gukora. Niyo mpamvu kubakurikira ijambo
ikibazo cyari hagati y'u Rwanda na Kongo ndetse n'aya masezerano, ariko wumvaga ko n'ubundi akomeza no kugenda agaruka ku bikorwa by'indashyikirwa by'ubuyobozi bwe. Yakomeje akomereza ku byari biri kujya mbere avuga ati ibi twasinye hano n'amasezerano meza cyane ari buze gutuma byibura atanga icyizere ko abana b'ejo bazaza bazavukira muri bino bihugu ko ari bibiri bazaba ari mu bihugu bifite amahoro, umutekano ndetse rwose n'iterambere. Very strong countries. I'd like to now invite President Kagame to come up and say a few words. It's Rwanda. And then, if I may, President of DRC, who really is soje n'ubundi avuga ati ibi ni ibihugu bibiri bikomeye, avuga u Rwanda na Kongo. Ati niyo mpamvu mbere yuko nsoza ngira ngo mamagare Perezida Kagame nawe aze agira amagambo make ababwira, ndetse nibiza gushoboka haze gukurikiraho na Perezida Tshisekedi nawe agira icyo ababwira. Ataba n'abagabo bakoze akazi kadasanzwe. Iri ni ijambo kubakurikiye n'umugenzo muri kano kanya Washington, ni ijambo rivuzwe na Perezida Donald Trump. Tugiye kuza none twumve ijambo Perezida w'u Rwanda avuze, hahita hakurikiraho ijambo Tshisekedi avuze, ndetse tuhite tugaruka none tunarebe n'ibiki biri kubera muri kino gihugu cya Kongo muri kano kanya. Ubu tuvugana aho amasasa ameze nabi cyane, ndetse nk'uko mwagiye mubibona abarundi bari kuraswa na M23 ndetse amasasa ameze nabi cyane. Ibyo byose nabyo turagenda tubigeraho, ndetse kuba ari buze kuzinduka mu gitondo murasanga inkuru nyinshi cyane, kuko ubu ngubu ndahari nagarutse kugira ngo dukomeze tugendane neza kuri ya YouTube channel yanyu. Imana ibahe umugisha.